nushaka uhita i Remera cyangwa se uhite Kabeza, icyo nzi cyo nge ibyo ntabwo ari byo nitaho. Icyo nitaho ni uko nkuzaniye inzu nziza iri muri karitsiye nziza kandi hafi ya kaburimbo. Ni urugo rwiza rurimo kugurishwa nk'uko ubibona. Ni inzu yubakitse iryoshye ku jisho, yaba imbere yayo yaba n'inyuma. Aho mpereye urabona ko ari inzu ifite umuhanda mwiza cyane. Nahereye inyuma ariko urabona ko ahantu hose ni utujaride hehe na hehe ku muhanda. Ubwo biraguha isura, none tugeramo imbere biraba ari ibitangaza. Reka nkubwire, igihe tugiye kubana ndi Moses, channel yacu ni Kigali Bandiseri, ariko nkuzana inzu nziza ifite iri muri karitsiye nziza cyane. Nakubwiye ngo ushaka kuyitemera cyangwa Kabeza kuko ni hagati na hagati. Ushobora kuba wajya guhahira Kabeza cyangwa ugahahira i Remera, byose birashoboka. Ni ahantu heza cyane. Inzu yacu ni kumeze, uhereye inyuma yayo igifite imitako myiza cyane. Urabona ibi bintu byiza cyane. Abanyarwanda basigaye bazi kubaka mu by'ukuri. Rebera, aya ni amarangi na sima ariko bikomeye cyane, wagira ngo ni ibintu baguze bafungaho. Twinjirane ku nzu yacu nziza cyane. Ahangaha tukigera ahangaha nibwo uhita ukubita ijisho ukareba yaba amarangi, yaba inkingi, yaba amakaro, buri kantu kose kari kuri iyi nzu ni original. Iyi nzu ntabwo ihenze na busa kubera ko igiciro cyayo ni kukubwira. Urumva ko nawe aho uri hose uraza kwisangamo, ntugire ubwoba. Ahangaha dufite parikingi y'imodoka ebyiri kubera ko ahangaha tuhafite parikingi imwe, ndetse n'ahangaha tuhagira indi modoka imwe, ariko tukagira n'insikariye zizamuka zijya mu gikari, ngira ngo murabibona. So inzu yacu rero ifite ibyumba 4, ikagira dushe na toilette 3, ariko mo imbere ni nziza cyane, yaba salo yaba igikoni, salle à manger. Ni ibintu ubona ko biteguye bimeze neza. Ariko noneho rooftop yacu ni nziza cyane, ni ngari, yakakira abantu benshi cyane kubera ko kandi iyi rooftop urabona ko ibiguha view ya Kabeza, Kagarama, Gahanga. Urabona ko umeze nk'umuntu w'umubereye mu Kagarama. Reka dukomezanye tugendana mbasobanurira akantu ku kandi. Aya mabuye mubona hameza agiye avanzemo amatara yandi dukunda kwita amakoro, ariko n'ubundi inzu yacu yubatse ku butumburuke. Urabona ko wicaye kuri urubaraza rw'imbere ya salo waba ufite ya view n'ubundi butaba uri kuri rooftop. Twagera hano, izi ni esikariye nziza cyane zitujyana kuri ya rooftop yacu. Ubona ko zubatse neza ku buryo step ziriho n'umukecuru cyangwa se n'umwana ari kugenda yazigendaho. Ikindi dufite hano akajaride keza cyane, ubona ko nako katari kakura ariko mu gihe kazaba karakuze. Ni ibintu byiza cyane bitanga ubwiza kuri iyi nzu yacu iri hano Kabeza hafi y'i Remera. Uhatuye waba umeze nk'utuye i Remera. Reka tuzamukane hano ku masikariye meza cyane yoroshye kuyazamukaho, nayo agiye afunzeho utwuma twiza cyane twa aluminiyumu, ibirahure byiza. Iyi nzu irateguye mu by'ukuri, irateguye. Ariko tukigera ahangaha, tugisesekara ahangaha, tuhasanga urubaraza rwiza cyane waboneraga hasi, ariko noneho mu bwiza bwarwo, yaba urwo rugi, yaba utubuye twiza tugiye dufunzeho aya matara. Uyu muntu azi gukora finisage mu by'ukuri. Ubundi usanga akenshi imbogamizi zikunda kubaho umuntu azamura, yego ko kubakisha amatafari ahiye, ariko wagera hejuru ugasanga finisage iramurira. Aha hose ni perfect, yaba amatafari ahiye yaba na finisage, ni ibintu bisa neza cyane. Reka nkubwire, iyi nzu yacu ihagaze miliyoni 160. Iyi nzu urumva ko ihenze, miliyoni 160. Ntabwo uru rugo rwakunanira. Reka twinjirane aho duhura n'urugi rwiza cyane rusobanutse rwa muvura, ariko ruriho design nziza dufasha no kwinjira muri salo nziza cyane ibereye ijisho. Ndebera salo, reba abahanga ukuntu basigaye bazi kubaka. Mu by'ukuri iyo umuntu akubwiye ngo miliyoni 160, ujye ubanza witegereze umenye ngo njyewe mu by'ukuri nyashoreye iki. Uru ni urugo wagura ukaba warukodesha amafaranga 400 by'amanyarwanda, cyangwa se wanarutuzamo umuryango wawe. Ni mirere na mirere, inzu ziberamo kugeza mu myaka iri imbere. Kuko iba yubakishije ibikoresho cyiza cyane. Reka tuve muri salo twe kuhatinda. Iyi TV stand mwabonaga nziza cyane, ariko biduha kwinjira muri salle à manger. Iyi ni salle à manger nziza, nayo nini, ishobora guterwamo itebo yajyaho n'abantu 10 bose ukaba wabakira. Njye nakunze ukuntu bigiye bisepaye, yaba salo yaba salle à manger n'igikoni bigiye bisepaye ku buryo nta muntu ushobora gukura n'undi. Ahangaha dufite igikoni cyiza cyane, ariko igiye gifitemo utuntu tw'utudizayini. Ahangaha naketse ko wenda hagenda hashyira utuntu naho twiza, byaterwa n'icyo ushaka, yaba indabo, yaba amafoto, yaba iki. Icyo nzi cyo ni akantu keza kaba gakenewe.
igikoni cyacu twagisesekayemo. Iyo ukubise amaso ni igikoni cy'umweru cyiza gifite ububati bugera kuri parafo, gifite imyanya yose, umwanya nka gazi kuka, kikagira n'umwanya wa firigo. Urabona ko ari igikoni gitubutse kandi gihagije. Reka tujyane no mu gikari ho gatoya nkwereke aho ushobora kuba waraza umukozi n'aho watekera. Ariko tugira aha ngaha duhura n'urubaraza rw'imbere y'umuryango ujya mu gikari. Hano tuhafite umuryango ujya mu nzu, ndetse na hari kameramani ahagaze hanze y'umuryango winjira mu nzu. Dufite imiryango ubwo 3. Aha ngaha tuhafite amakaro meza, urabona ko imbuga yose ipavomye, tukagira umwanya w'igikoni. Iki ni igikoni, ariko waca aha ngaha tugasanga inzu y'umukozi, dushe na tuwarete. Urumva ko inzu yacu igikari cyujuje ibintu byose bisabwa. Iyi nzu nyamuneka ikunaniye kuri $160,000 hano Kabeza rwose hafi y'Iremera. Ntabwo nzi ko nakubona indi nzu ifite igiciro cyiza nk'iyi ngiyi. Inzugi zirimo hano zose ni muvura. Duhereye kuri uru rugi ngira ngo murabibona, urubaho rwiza cyane rukoze na finisage nziza. Ariko tunyinjirane mbahe karibu. Aha ngaha tukinjira duhura na dushe na toilette nziza cyane nini yisanzuye, ubona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Twakwinjira ku rundi ruhande tukahasanga icyumba kinini. Ikibikubwira ko ari kinini ni icyumba kirimo na garderobe kandi kigasagura n'umwanya w'igitanda. Urumva ko iyi nzu uramutse uyiguze ibyumba byose bigiye birimo garderobe. Ese urumva za $160,000 kuko zikiri nyinshi, wowe ni ukuzana ibikoresho bike. Uru rugi tugezeho ruduha kwinjira ku gice tujye gusangamo ibyumba 3. Ibyo byumba 3 rero turasangamo na master bedroom. Ariko twereka duhera aha ngaha tugihinguka, ariko dore wa muryango nababwiraga ushobora kuba wakwinjira muva mu gikari. Karibu mu cyumba cyacu. Iki cyumba noneho cyo ni kinini cyane, uko tugenda twigira imbere munagenda mubona ko ibyumba biba binini, ndetse na garderobe nziza zigiye zifunzemo. Amarangi ari aha ngaha ni stone finisher, ni amarangi yozwa ntugire ikibazo. Ubwo ni hehe na Infinity. Banyerekere iyo dushe na toilette ihuriweho n'icyumba 2 n'ikindi cyumba agiye kujya kubereka. Urabona ko ari dushe nziza cyane. Aha ngaha ndabereka ikindi cyumba cyiza kinini nacyo kirimo garderobe. Buriya usanze garderobe iteyemo ukisagura n'umwanya ungana gutya, bihita biguha isura y'uko n'igitanda gishyizemo cyahita gikwirwamo. Iyi nzu nakunze ukuntu yubatse, irisanze kandi nini, irahagije. So twinjiye aha ngaha duhita dukubitana n'umwanya munini cyane udasanzwe ku zindi nzu. Aha ngaha nawe ushobora kuba wabikamo inkweto muri ako etajeri, ariko ni hanini cyane. Abandi bahashyira garderobe, ariko umwanya wa garderobe niho ndaza kuwubwira. Twakwigira aha ngaha turahasanga dushe na toilette nziza cyane nyine nk'ibya master bedroom. Ubona ko iyi dushe ifite ikirahure nziza cyane, urabona ko itandukanye na za zindi ndabereka. Twinjire mu cyumba nyirizina, aho dusanga icyumba cyiza cyane gisobanutse, ukinjira ukubita n'amatara meza cyane y'urwererane. Aha ngaha niko ku mutwe w'igitanda wenda, ariko nta kitagiye mu kigo uko mbibona, ariko design zigiye zifunzeho hanga zigutuye. Umuntu azigutegurinze mu by'ukuri mujye mureka umuntu aca amafaranga, ariko afite n'ibintu yasetinze, yaba amatara yaba purafo. Urabona ko iyi nzu yacu purafo yose ni gypsum uko ayibonye, amakaro meza, inzugi hose ni muvura, nta kantu na kamwe gasondetse aha ngaha. Icyumba cyacu kandi murabona ko ari kigari cyane, ariko ibyo sindi bubitindeho. Dore umwanya aho nababwiraga wa garderobe. Ndebera garderobe nziza ingana gutya dufite ya nyir'urugo nyine, urabona ko ari byiza cyane. Tukagira n'umwanya aha ngaha wagenewe miruwari, ntabwo arayishyiramo. Dufite n'umuryango w'urubaraza rwiza cyane ushobora kuba warambuye ukaba wajya kwicaramo. Uru ni urubaraza runini cyane, rufite imyanya 2. Hano hari umwanya munini cyane nawo wisanzuye, rugira ngo biroroshye. Aha ngaha hari umwanya munini wisanzuye ushobora kwicaramo, cyangwa se ukaza ukicara aha ngaha. Hose birashoboka, ni ibintu byiza cyane. Ariko noneho banyerekeye ya view Kabeza, Kagarama, Gahanga, ahantu hose ubu hafite imbere yawe y'inzu. Urabona ko uyiguze utabuhombye. So reka mbone no kugushimira wowe wabaye nanjye ukaba ukunze iyi nzu. Wamvugisha kuri iyo nimero ubona, ushobora kunyandikira cyangwa se ukaba wanampamagara nkaza ndayigusurisha. Ihagaze $160,000, ni ibyumba 4, dushe na toilette 3, ikaba ifite na rooftop. Ni hafi y'Iremera, ariko twe tukahita Kabeza kuko niko
ku cyangombwa bivuga. Ni ukuza duhita tugukorera mitasiyo, iyi nzu igucitse waba unyazwe ziheze, ariko ushobora no kuza ntuyikunde. Muri Kigali Brandiseri haba harimo poropati nyinshi cyane, nkaba nagutuza n'ahandi bitewe n'ubushobozi bwawe. Murakoze, ndabashimiye, amahoro y'Imana akomeze kubabaho, kandi nyamuneka ugende ukoze subscribe.